kuko rero muri abantu banjye nanjye nkaba ndi umuntu wanyu kandi ejo nkazaba ntahari nagiye muri igihugu cy'abami ngo cyo mu Bwongereza abasore bazaba banyitabaje ngo ngwino wa musaza we nawe nubwo utagishoboye guhamiriza utagishoboye kubyina ufite intege nke ngwino tujyane nawe turakwifuriza kuryoherwa cucu noneho rero ubwo rero ejo nzaba ntahari n'ejo bundi kandi nzaza nkererewe ntabwo mwambona reka mbasigira aka kantu ko bubwa kanjye mwumve reka muwe njyewe nagiye gutereta umukobwa ariko yari afite igikuriro umukobwa muremure w'ibisusu ubwo ndavuga harimo n'igisabo umwana umeze neza pepe ubona ukavuga uti namucacanga nkamucacanga nawe akancapa kweri akandagiza none umukobwa mugezeho ndamuganiriza nawe yari yamuzi maregreke ndagasaza ariko sinzi umuti nari namuteye yari yakunze vrema ava mu bye noneho dukuramo utuntu twose dusigara uko twavutse ariko hari akantu kakiri hasi kagashaka gakingirije amabya ndavuga nti reka mumeze neza kweri mushimije noneho nawe kubera kunshaka bimubwira bituma ashaka kujya kwihagarika ariko kwihagarika no kubera kunshaka kwa byatumye ajya kwihagarika nagiye kwihagarika reka mvuga bukere ko maboko atanyumva n'umugore wanjye bose baryamye haryo ubwo bansenda cyangwa banyirukana aho ya ntabwo ari byo okay noneho umukobwa ajya kwihagarika ariko ko ngiye nanjye nsigaye mu kakariso keza cyane n'ibituza nagerageje kubyimbisha amatuza ariko rero kuko nyine amatuza ntabwo ari ayiwe navuga ayo noneho umukobwa mu gihe agiye kwihagarika mpita ndunguruka akenge kajemo karibu mpita ndunguruka mu gakapu ke ndebamo indangamuntu ndebye we nasanze afite imyaka 16 ni ukuvuga umumineri kandi yari yambeshye ko afite 20 sinamenye ese yashakaga kugira ngo ampe cyangwa ngo amfungishe yashakaga kugira ngo ampe cyangwa ngo ankorere chantage sinamenye icyo ashaka iyi si isigaye ifite ibigeragezo nahise nengurwa nahise numva amajwi numva ndarwaye mutwanjye nkumva amajwi nkumva Dr Murangira ambwira ngo yogere nikarame wa muyobozi we turagufunze ibya birarangiye tuba rwose wa muyobozi muranziza iki koko muramfunze oya sino kugufunga gusa n'amabya yawe turayafunga uyu Dr Murangira numvijwe ubwoba untera kumva amajwi mbabariye rwose ngo ku mavi mbabariye rwose kunazongera rwose mbabariye Dr Murangira rwose turagufunga n'amabya tuyafunde yakamye amaso afite amaso manini gutya Dr Murangira none se umukozi mu gihe nyitekereza ibyo byose kubera ubwoba ntekereza ubwonko bwanjye buhita bwiruka cyane ukajya kure ugatekereza ibintu bitari ngombwa n'ibiri ngombwa wa mukobwa ahita agaruka agarutse asanga yambaye agakariso gusa noneho mpita nshaka kumujijisha kugira ngo ntoroke ariko ngo ntabimenye umukobwa nawe nkabona abana b'imyaka 16 bazi ubwenge nabona kubwenge buri uburenze 20 ahubwo bufite na 29 arandeba biramuyobera abona ndasaze ariko mpita ngerageza gutuza ndamugani
noneho kugira ngo mujijishe, kugira ngo atamenya ibibayeho, nahise nihindura ko hari umwafande umpamagaye. Kuko navuga umwafande, wasanga umukobwa afite gahunda n'abandi bantu bamubwiye kuntega umutego, kuko agasaza kavuga amabike, reka tugatega umutego bagafunge, cyangwa tukabwire ngo duha amafaranga mutayaduha turagufungisha. Akenge karaza. None ariko ngira ubwoba, umukobwa yinjiye, ndavuga reka mubeshye kugira ngo ntoroke. Ndavuga mpita nifatisha telefone, kandi ubwo nambaye ikariso, ndatekereza gasaza k'akaginga kweri. Ndavuga nti alo, ni afande, yes afande, yes afande, ya nibyo afande, kabisa afande. Umukobwa arandeba akagira ngo ibategerwa n'umusazi cyangwa yakiyetse ko kumvugana na afande. Noneho kubera ibintu byo gushaka kujijisha cyane nka kapya no gucanganyirwa, no kubera ko nta igisirikare nagitaye kera ntakibyibuka, ese ntera saluti nambaye ikariso. Dore ukuntu yiteye, urabona bitandukanye na saluti zisigaye zo mu Rwanda z'Abashinwa cyangwa z'Abanyakoreya. Yateye gutya, ari umukobwa uzi ubwenge, iri kwita avuga ati iki gitipe ni ikiginga, nako aka gatipe ni akaginga. Nateye saluti nambaye ikariso, ntibibaho ubundi saluti itera keretse generali, abasirikare bandi basanzwe uyitera ariko wambaye ingofero ya gisirikare. Noneho njye nari nambaye ikariso, umukobwa arandeba, akenge gahita kagaruka, ndumva ko ndavuga uyu mukobwa yababizi, wasanga afite musaza we w'umusirikare, cyangwa wenda ntawe wamenya, bose abantu batangiye kwiga igisirikare banyuze mu ngando, wasanga bimenye. Nahise ncanganyirwa vuba, ndavuga nti yes afande, ndasohoka. N'imyenda nagiye nyambarira mu nzira n'inkweto n'ibyo byose, ngenda nitega nikubita hasi, ndaje ndabwira umukobwa ndaje minota ntuye muto ndamucika. Akanamwe mukirirweho ejo cyangwa ejo bundi nagiye kubyina mu Bwongereza, n'ikibwa akagabuka kaginga. Napfuye simbaho, ndarapfuye. Jewe nta kigoryi jewe.